ndi umunyarwandakazi ukunda igihugu cye uri terwa ishema no kuba umunyarwandakazi wumva wagira uruhare mu kubaka igihugu cye hanyuma 102.3 Kiss FM Kigali's #1 hit music station. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mwagize ijoro. Yes, all right. Nizere ko umeze neza ngo wayikaze, nanone nizere ko wamaze gukora subscribe. Nitwa MC Robert, nongere nkubwire ukore subscribe kugira ngo makuru n'ibindi bitandukanye bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. So unyemerere duhere hano, duhere muri ubu buryo. Nshaka ko tuza kuganira byimbitse kimwe n'andi makuru menshi yagiye avugwa ndetse no kutumvikana kw'abantu kubera iyi nkuru nje kubabwira. Ubundi byagenze gute? Ubundi byaje bite? So mu kanya kashize rero nibwo ku rupapuro rw'umuhondo nk'uko bisanzwe inama ya minisitiri nyine iyo yateranye n'umukuru w'igihugu hari imyanzuro igomba gusohokamo ifitiye igihugu akamaro ndetse ishobora no gusohokamo ku rupapuro rw'umuhondo iri gukasa bamwe cyangwa se bamwe batakiri kwisanga aho bari kubera ibyo batigeze bubahiriza. Urabizi kuri our excellent his excellent, urabizi yo udakora neza ntabwo rwose biba bigenda neza, niwo mwihariko w'umuzehe wacu kabisa, ari nacyo tumushimira cyane. So ushobora kwibaza ngo ze nje kuvuga kuki? Nje kuvuga ku mukobwa akaba umugore mama Butera Sandrine Isheja wamaze kuba umuyobozi wungirije mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Hanyuma rero ngo n'ibikero bitari kumvikanwaho n'abantu bitewe na story zagiye zivugwa. Hanyuma rero ubundi Butera Isheja ni umwe mu banyamakuru bagiye bakora akazi katoroshye. Uramwibuka first time ngiye mwibuka yari ku Isango akora igihe kinini cyane ikiganiro bitaga Isango Relax Time. Nyuma gato aza kuva aho ngaho akora, ariko akiri mu Isango Relax Time yakoraga n'ibindi biganiro bitandukanye nka Sunday Night ndetse Isheja Butera ikiganiro yaje kumenyekanamo cyane ndetse arakundwa, cyabagamo gusobanura indirimbo, hakabamo gusobanura amazina, kuvuga inzozi, kutubwira ibyiza byo kurya ibiryo runaka. So ni ikiganiro navuga ko cyari kigafata kigafasha abantu ku buryo n'abandi banyamakuru bagiye baza nyuma ye bagiye birefera ku byo yakoraga, batangira kudusobanurira amazina, batangira kujya batubwira indirimbo bazisobanura kubera ibintu byazanywe n'uyu mukobwa. Ntabura kuvuga ko 98% Isheja Butera Sandrine ari mu banyamakuru bazanye ibi bintu bitandukanye, nyine nawe ari mu bantu babizanye cyane. So nyuma yaho gato yaje kujya avuye ku Isango myaka myinshi cyane kabisa, hanyuma nahakora neza hava rwose nta kibazo gihari, ajya kuri KFM arahakora kabisa, yakoze atajya akora wenyine, radiyo irashyuha kandi ari wenyine, arakubita abandi bagenda bamusangayo batandukanye, harimo ba MC Kino, ba Ginti, hari n'abandi benshi barimo Uncle Austin, nibwo na Rutura yazaga. Bidateye kabiri twumva ngo Kiss FM ibiraje, Sandrine aragenda abakasa mutwe mu kiganiro cya mu gitondo, kirakundwa kirakurikirwa, abantu bakunda ijwi ryiwe. Hanyuma rero abantu benshi bakomeje kumukunda kugeza amagingo yagiye ajya no mu bitaramo bitandukanye, ayobora ibitaramo nko kwita izina, ibitaramo bikomeye, kuyobora imihango ikomeye cyane cyane yo mu nzego za leta. So navuga yuko Sandrine rero ni umunyabigwi rero kuba uyu munsi agizwe umuyobozi mukuru wungirije
w'ikigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru RBA, ntabwo navuga ngo ari ibidasanzwe, ni ibintu bikomeye, ni ibintu kuri njyewe navuga nti wow that's amazing. So hanyuma iyo unyarukiye kuri Instagram, post ya RBA igaragaza Isheja Butera Sandrine yerekanwa nk'umuntu nyine, urabyumva post yavuga gute? Yavuga ngo amakuru mashya, umunyamakuru Isheja Sandrine wamenyekanye mu bitangazamakuru bitandukanye yagizwe umuyobozi mukuru wungirije urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA. Hanyuma rero abantu benshi ntabwo bigeze baceceka, ahubwo baje baravuga. Bavuze iki? Ni ibikino byagenze bite? Hanyuma abandi baje ati wow, congratulations Sandrine, undi bamwita Yvette ati konzi ewana cyaze, ati ahwi mutima warumvuye mu mana yanjye niwe konzi tuha. Hanyuma rero hari n'undi waje ashima cyane ati congratulations Sandrine, guca bugufi, gukunda umurimo, umuravugira biguherekeze mu nshingano nshya, Imana ibigufashemo mana we. Ni benshi cyane bagiye bishimira uburyo mu by'ukuri niba bishimiye mu by'ukuri koko kuba Sandrine agiye muri RBA. Nibyo twifuzaga pe, reform muri RBA byari bimaze kuzamba, ntabwo tuzibagirwa umunsi wa integration. Hanyuma hari umuntu waje witwa Didas Mugenzi, yavuze ati ubwo se umuntu aba umuyobozi mukuru ku gitangazamakuru atakoreye gute? Nta bandi bagikoreraga bari kugaha? Yavuga akazi ko ari amashyari azira, nk'ubu bagiye kumugirayo kahave. Bamwita Didas ati ubwo se umuntu umuyobozi w'igitangazamakuru atigeze akorera? Ati ntago bari kugaha umuntu mu by'ukuri wakoreye kino gitangazamakuru. Hanyuma abantu baje benshi, ari benshi cyane, ati vana amatika aho, undi ati hahaha ntibisanzwe rwose wanayobora ikigo ari ubwa mbere ugikandagiyemo. Hari n'abandi baje batereka reka rwose ubuse ko bamujyanye kuyobora Iburasirazuba Rubengisa nta bandi yari ahasanze rwose. Reka kwijije Sandrine akwiriye gusohoka kuri ruriya rupapuro, uragira ngo se ubundi bahashyire Anita Pendo cyangwa Mukamabano? Niri kuvuga ibitekereza. Hanyuma hari uwaje ati ndagushyigikiye Didas, ati ibi si byo pe, ubwo abahakoraga barabasuzuguye. Hanyuma hari uwo bita Mudi official, ati Mudidi official, ati iyo ugiye kuba umuyobozi barakurambagiza, ushobora no kuva mu buhinge ukayobora RBA, nta birenze. So reka ngarukira aho ngaho, ariko se ubundi dushyize mu buryo tugatekereza ndetse tugaha ibintu agaciro, Sandrine Butera ntago akwiye kuba yayobora iki gitangazamakuru. Ni igikuba cyacitse kuba uyu Sandrine Butera ari mu bantu bashobora kuba bayobora. Reka turebe ikindi. Jyewe navuze yuko uruhande rwanjye numva ko Sandrine Butera ari umwe mu banyamakuru bakomeye ndetse bashoboye kuyobora RBA. Ubwenge, umuhati, umurava, amashuri byose arabifite, yujuje ibyangombwa, experience arayifite, afite amashuri. Sandrine avuga Icyongereza neza, avuga Igifaransa neza, avuga Igiswahili neza, ndetse n'izindi ndimi ku ruhande umuntu yijijisha akavuga. So navuga yuko rero abikwiriye, ndetse navuga nti konguzi kuri uyu mumama, uyu mugore wabiciye bigashikana mu Rwanda kubera ijwi rigiwe rigiza cyane. Wakoze, komeza ugira ibihe byiza. Nitwa MC Robert, komeza kandi ukore subscribe kugira ngo amakuru n'ibindi biganiro bitandukanye bikugereho 5 kuri 5.